Ibarura igice cya 24. Balamu abonye ko Uhoraho ashaka guha Abisiraheli umugisha, ntiyajya guhanuza nka mbere, ahubwo arahindukira ya mu butayu, abona Abisiraheli bashinze amahema bakurikije imiryango yabo. Umwuka w'Imana amuzaho, maze Balamu arahanura ati, nimwumve ubutumwa bwa Balamu mwene Bewori, nimwumve ubutumwa bw'umuntu ubonekerwa. Ni ubutumwa bw'umuntu wumva amagambo y'Imana, ni umuntu wabonekewe na nyir'ububasha, ni umuntu utwarwa mu iyerekwa akareba. Mbega ngo amahema y'abakomoka kuri Yakobo araba meza, mbega ukuntu amahema y'Abisiraheli ashinze neza. Bazamera nk'imigezi itemba mu bikombe, bazamera nk'imirima yegereye uruzi, bazamera nk'ibiti by'imisagavu byatewe n'Uhoraho, bazamera nk'amasederi yameze iruhande rw'amazi. Amariba yabo ntazakama, imbuto batera ntizizabura amazi yo kuzivomera. Umwami wabo azarusha Agagi gukomera, ubwami bwabo buzashyirwa hejuru. Imana yabakuye mu Misiri izabaha imbaraga nk'iz'imbogo. Amahanga barwanya bazayamira bunguri, bazamenagura amagufwa yayo, bazayarasa imyambi bayahamye. Bazaryama nk'intare y'ingabo ihaze, uzabashotora azabona ishyano. Uzabasabira umugisha nawe azawuhabwe, uzabavuma nawe azavumwa. Balaki arakarira Balamu cyane, akubita agatoki ku kandi, aramubwira ati, nagutumiriye kuvuma abanzi banjye, none ubahesheje umugisha inshuro 3. Hoshi isubira iwanyu. Nari nakubwiye ko nzaguhemba bishimishije, none Uhoraho arabikuvukije. Balamu aramusubiza ati, nabwiye abo wantumyeho ko naho wampa ifeza n'izahabu byuzuye ingoro yawe, ntaca ku itegeko ry'Uhoraho. Ku bwanjye sinshobora gutanga umugisha cyangwa kuvuma, ngomba kuvuga gusa icyo Uhoraho ambwiye. Balamu ahanura iby'umwami wa Isiraheli. Ariko ntarasubira iwacu, reka nkumenyeshe uko Abisiraheli bazagenza ubwoko bwawe mu bihe bizaza. Nuko Balamu arahanura ati, nimwumve ubutumwa bwa Balamu mwene Bewori, nimwumve ubutumwa bw'umuntu ubonekerwa. Ni ubutumwa bw'umuntu wumva amagambo y'Imana, ni umuntu usobanukiwe n'ubwenge bw'Isumba byose, ni umuntu wabonekewe na nyir'ububasha, ni umuntu utwarwa mu iyerekwa akareba. Ndareba umuntu wo mu gihe kizaza, ndamwitegereza ariko aracyari kure. Azakomoka kuri Yakobo, arabagirana nk'inyenyeri, ni umwami uzakomoka kuri Isiraheli. Azamena imitwe y'Abamowabu, azarimbura Abasheti bose. Azigarurira igihugu cy'abanzi be b'Abedomu, azigarurira imisozi yabo y'Iseyiri, Abisiraheli bazakomera. Uzakomoka kuri Yakobo azategeka ibyo bihugu, azarimbura abacitse ku icumu bo mu migi yabyo. Balamu ahanura ko abanzi b'Abisiraheli bazarimbuka. Balamu yeretswe iby'Abamaleki, arahanura ati, Abamaleki barusha andi mahanga gukomera, ariko amaherezo bazarimbuka. Yeretswe n'iby'Abakeni, arahanura ati, aho mutuye harakomeye, hameze nk'icyari kiri ahirengeye ku rutare, ariko Abakeni bazakongorwa n'umuriro, Abanyashuru bazabajyanaho iminyago. Arongera arahanura ati, mbega ishyano, Imana nikora ibyo, ntinde uzashobora kurokoka. Abanyashipure bazambuka inyanja, bazatsinda Abanyashuru n'abakomoka kuri Eberi, nyamara Abanyashipure nabo bazarimbuka. Hanyuma Balamu yisubirira iwabo, Balaki nawe asubira iwe.